Ese wari uzi ko constipation ari indwara mbi ishobora kugutera ibyago byo kurwara izindi ndwara nka kanseri y'amara, hemorrhoide ndetse n'izindi zitandukanye? Kandi se wari uzi ko kugira umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro byinshi cyane bitajyanye n'uburebure bwawe bishobora kuba imbarutso yo kurwara constipation cyangwa se kutagogora ibyo kurya wariye neza mu buryo bukwiriye bigatuma bitinda kuva mu mara? Kandi se wari uzi yuko imirire myiza ikwiriye kandi iboneye ishobora kugufasha kwirinda constipation ndetse niba waranamaze no kuyirwara ikagufasha kuyikira? Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, njye tugiye kubana ndi nutritioniste Jolie Munyana kuri Nutrimedi Plus. Nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu byiza biguha amakuru meza adufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bishobora kugufasha kwirinda kurwara constipation cyangwa se kwibasirwa n'iyi ndwara ituma ibyo wariye bitagogorwa neza ngo imyanda isohoke, ahubwo imyanda ikaguma mu mara ikaba myinshi igakomera cyane bikagorana ko isohoka, aribyo dukunda kwita constipation. Ikintu cya mbere wakora kugira ngo wirinde kurwara iyi ndwara ya constipation ni ukurya ibyo kurya cyangwa se ifunguro rikungahaye kuri fibre cyangwa se ibyo dukunda kwita soluble and insoluble fibers biboneka cyane mu mbuto ndetse no mu mboga. Izi fibre cyangwa se izi fibers ziboneka cyane mu mbuto no mu mboga, iyo tuziriye zikagera mu mara yacu zikurura amazi cyangwa se zituma mu myanda yasigaye nka result yigogora mu myanda yasigaye igihe umubiri wakuraga intungamubiri ukeneye mu byo twariye. Izo fibre zituma muri iyo myanda yasigaye haba harimo amazi, iyo myanda ntikamurwe cyane ngo ishiremo amazi ikomere, bigatuma iyo myanda iyo yoroshye cyangwa se ifite amazi biyorohera gusohoka mu buryo bworoshye umuntu ntarware constipation. Izi fibers rero dushobora kuzibona mu byo kurya bitandukanye, cyane cyane imbuto zitandukanye nka pome, umwembe, ipapayi ndetse n'izindi zitandukanye, kandi dushobora no kuzibona mu mboga zifite amabara atandukanye. Rero ni byiza ko buri munsi ku ifunguro ryawe hataburaho imboga zihagije ndetse n'imbuto zihagije kugira ngo uze kwirinda ko imyanda iri busigare mu mara yawe iri buze kumarwamo amazi cyangwa se kubura amazi igatinda mu mara bikaba byagutera constipation. Kandi nanone izi fibers zishobora kuboneka nanone mu binyampeke bidakoboye. Urugero twavuga nk'amasaka, tukavugamo nk'ibigori bidakoboye, ibigori bikiri ibigori byuzuye. Kandi nanone izi fibers zishobora kuboneka mu binyamisogwe bitandukanye, urugero nk'amalantille, bikaboneka mu mashaza, mu bishyimbo ndetse n'ibindi binyamisogwe bitandukanye. Izi fibers nanone tuzibona muri chia seeds no muri flax seeds. Ni byiza rero yuko umuntu watangiye kugira constipation cyangwa se ushaka kwirinda constipation yakoresha cyane chia seeds agakoresha na flax seeds kuko bifite fibre nyinshi, bikaba byatuma mu mara yiwe amazi azamo, imyanda irimo ibona amazi ikabasha gusohoka mu buryo bworoshye. Ikintu cya kabiri kizagufasha kwirinda kurwara constipation cyangwa se kuyikira niba waratangiye kuyirwara ni ukunywa amazi ahagije. Nk'uko twatangiye tubivuga, constipation iterwa n'uko imyanda iri mu mara yananiwe gusohoka kubera yuko ikomeye cyangwa se yumagaye idafite amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije rero ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora kugufasha kwirinda constipation cyangwa se kuyikira. Aya mazi iyo ageze mu mara bituma imyanda irimo naho yaba imazemo iminsi igenda yoroha, ikagenda yoroha. Uko yoroha niko muvuma yayo igenda ishoboka cyangwa se igenda ikunda, imyanda igakomeza kugenda yisunika yegera aho isohokera mu mara ikaza gusohoka. Rero ni byiza yuko umuntu wese ashobora byibura kunywa hagati ya litiro 2 kugeza kuri 3 ku munsi kugira ngo yorohereze igogora rye ndetse imyanda iri mu mara isohoke mu buryo bworoshye, bimurinde kurwara constipation cyangwa se kugira ikibazo cyo gusohoka kw'imyanda yo mu mara.
Ikintu cya gatatu gishobora kugufasha gukira constipation cyangwa se kwirinda kurwara constipation ni ugukora imyitozo ngororamubiri ihagije. Wakwibaza uti se imyitozo ngororamubiri ihuriye hehe na constipation cyangwa se n'igogora? Iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri cyangwa se iyo umuntu amuvinga mu buryo buhagije, bituma muvoma y'amara cyangwa se icyo twita peristalsis ibaho cyangwa se yihuta cyangwa se igira imbaraga. Peristalsis ni uburyo amara agenda akontractinga akongera agasubirana, agakontractinga akongera agasubirana, ariko asunika imyanda iba yasigaye mu mara nka resultat ya digestion y'ibiryo uba wariye. Rero iyo ukoze siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, bituma miskre zo mu mara amaraso anyuramo yihuta cyangwa se akanyuramo mu buryo bworoheje, bigatuma za contractions zo mu mara peristalsis, wave like contractions zibaho. Hanyuma uko zikomeza kubaho mu buryo bwiza bworoshye kandi buri normale, ya myanda iri mu mara bikayorohera kwisunika kugira ngo isohoke. So rero gukora siporo, gukora imyitozo ngororamubiri ihagije rwose bifite aho bihuriye na process y'igogora ndetse no gusohoka kw'imyanda yasigaye mu mara. Niba utajya ukora siporo, niba waragize constipation ariko ukaba utajya ukora siporo, ndagushishikariza ko uyu munsi utangira gukora siporo, byibura ukajya ukora iminota 30 buri munsi ya siporo. Watangira ukora siporo yo kugenda n'amaguru, wajya muri swimming, wakora aerobic, ariko ukajya ukora siporo buri munsi kugira ngo wirinde kurwara constipation, cyangwa se nimba waratangiye no kumva utangiye kuyirwara kugira ngo bishire, uyikire, contractions z'amara zigende neza, imyanda yibitse cyangwa se yisutotse mu mara yawe yisunike igana aho igomba gusohokera. Ikintu cya kane gishobora kugufasha kwirinda constipation ni ukwibanda ku biryo cyangwa se kwibanda ku ifunguro rigufasha kongera gut microbiome cyangwa se ibyo dukunda kwita probiotics. Probiotics ni udukoko dutoya twa bacteria dukunda kuba mu mara manini cyangwa se muri large intestines. Utwo dukoko ni twiza cyane, twitwa harmless bacteria cyangwa se ni bacteria zitagira ikintu kibi zitwara umubiri, ahubwo zitugirira umumaro cyane kuko zidufasha mu igogora cyangwa se mu gucagagura ibyo kurya twariye kugira ngo umubiri ubashe gukuramo intungamubiri wari ukeneyemo, ibisigaye bisohoke nk'imyanda. Rero iyo umuntu akunda gufata ibiryo cyangwa se intungamubiri cyangwa se ibyo kurya bituma izo bakteri nziza ziba mu mara cyangwa se probiotics zikura zikaba nyinshi ndetse zigakora neza, bituma igogora rye rigenda neza. Yamara kugenda neza bigatuma imyanda idashobora kwibika cyangwa se gukomera iri mu mara manini, ahubwo igakomeza kwisunika igana aho isohokera. Iyi gut microbiome cyangwa se probiotics dushobora kuzivana mu byo kurya bitandukanye. Urugero, yawurute ibirimo izi probiotics bituma probiotics zo mu mara yacu zikura cyane. Kunywa ikivuguto cyangwa se no gufata supplement za probiotics kuko nazo zirahari kugira ngo urusheho kwirinda kurwara constipation. Niba waramaze kurwara constipation bikaba byaramaze gukomera, ni byiza yuko ufata supplement za probiotics kugira ngo bigufashe muri digestion yawe, bitume imyanda yibitse mu mara yawe isohoka neza. Ikintu cya gatandatu kizagufasha kwirinda constipation ni ukurya ibiryo bikungahaye cyane kuri magnesium. Magnesium ifasha muri muscle contractions zo mu mara. Mu mara harimo miskre ziba zigomba gucontractinga zikongera zikegerana, zigacontractinga zikongera zikarelaxa kugira ngo bikomeze gusunika, bicreating cyangwa se bitume habaho yamuvoma isohora imyanda, isunika ibisigarizwa byasigaye mu mara. Rero ibiryo birimo magnesium kubirya ni byiza kuko bifasha cyane muri muvoma y'ibiryo mu mara, bigatuma umuntu atarwara constipation cyangwa se niba yaratangiye no kuyirwara ikagenda yoroha, hamwe n'ubufasha bw'abaganga n'ibyo bamugira inama byo gukoresha, ugasanga abashije kuba yakira constipation.
Ibiribwa bitandukanye rero bikungahaye kuri magnesium bishobora kugufasha kwirinda no kurwanya ndetse no gukira constipation. Twavugamo nko gukoresha avoka. Ni byiza gukoresha avoka cyane kuko ikungahaye kuri magnesium. Ni byiza kurya imboga ndetse n'imbuto bifite ibara ry'icyatsi cyane kuko biba bifite magnesium. Ni byiza gukoresha amasaka, ni byiza gukoresha ipapayi, ni byiza gukoresha inyama z'umweru kuko zikungahaye kuri magnesium, bituma iyo muscle contraction yo mu mara manini yihuta ikagenda neza, bigatuma n'imyanda iri mu mara ibasha gusohoka mu buryo bworoshye. Ikintu cya gatandatu rero gishobora kugufasha gukira constipation ni ugutoza umubiri wawe amasaha yo kujya ku bwiherero cyangwa se kuri toilette gusohora imyanda cyangwa se kuvana imyanda mu mubiri. Ni byiza yuko utoza umubiri wawe igihe cyo kujya kuri toilette. Urugero, ni byiza cyane, ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo umuntu amaze gufata breakfast cyangwa se ibyo kurya bya mu gitondo, muvoma zo mu mara cyangwa se ibyo twita gastrocolon reflex ziba ziyongereye. Bishobora gutuma umuntu ufite constipation kujya kuri toilette mu gitondo amaze gufata breakfast, bishobora kumwongerera amahirwe menshi yo kubasha gusohora imyanda yibitse mu mara. Ni byiza yuko nyuma yuko umaze gufata breakfast mu gitondo, igihe gastrocolon reflex ziba ziyongereye cyangwa se zibaye nyinshi mu mara, ugenda ukicara ku bwiherero cyangwa se ukicara kuri toilette byibuza hagati y'iminota 5 n'iminota 10 ugategereza. Uko uzabikora iminsi myinshi, umubiri wawe uzagera aho ngaho ubimenyere. Nimba umaze iminsi urwaye constipation, nka nyuma y'icyumweru ubikora wicara kuri toilette nyuma ya breakfast iminota 5 kugeza ku 10, uzagera aho ngaho ushobore kubasha gusohora imyanda iri mu mara cyangwa se gusohora imyanda imaze igihe yaribitse mu mara, kubera yuko izo gastrocolon reflex iyo zibaye nyinshi bisunika cyane imyanda iyo mu mara. Nubwo wabikora umunsi umwe cyangwa se iminsi 2 ntibikunde, kuwa gatatu bishobora gukunda imyanda yistotse cyangwa se yibitse mu mara yawe ikabasha kuba yasohokamo, ukaba wagenda ukira constipation gahoro gahoro, ndetse nawe utararwara constipation bikagufasha kwirinda kuba wayirwara. Kwicara kuri toilette cyangwa se gutuza umubiri wawe amasaha yo kujya kuri toilette byonyine ntabwo bihagije kugira ngo ukire constipation cyangwa se uyirinde, ahubwo bifatikanya na bya bintu 5 twavuze hejuru, harimo kunywa amazi ahagije, kuba wariye ibyo kurya bikungahaye kuri fibre, kuri magnesium, gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo byose iyo bifatikanyije hamwe bishobora gutuma umuntu urwaye constipation abasha kuyikira, ndetse n'utarayirwara akayirinda, akirinda kuzafatwa cyangwa se kuzibasirwa n'iyi ndwara ya constipation. Ibintu rero bitandukanye uba ugomba kwirinda kugira ngo wirinde ibyago byo kuzarwara constipation, cyane cyane mu mirire. Hari ibyo kurya bibi bifite ingaruka mbi mu mubiri uba ugomba kwirinda kugira ngo wirinde kuzibasirwa n'iyi ndwara ya constipation. Icya mbere ni ukwirinda ibiryo bitagira fibre. Ibiryo bitagira fibre navugamo nk'amafarini, imigati n'ibindi bintu byose bikomoka ku ifarini. Biriya byo kurya bikomoka ku ifarini nta fibre bigira. Iyo umuntu abiriye bikagera mu mara, ahubwo bishobora gutuma umuntu agira constipation, kuko iyo bigezemo bituma amazi yarari mu byo kurya byasigaye mu mara akamukamo. Iyo amaze gukamukamo rero birakomera, byakomera ugasanga kugira ngo bisohoke biragoranye. Rero ni byiza kwirinda ibiribwa bidafite fibre nk'amafarini cyangwa se ibindi biribwa bitandukanye bikomoka ku ifarini, kuko atari byiza ku mikorere y'amara cyangwa se y'igogora ryawe. Ikindi ni uko bino biribwa bikungahaye ku mafarini bitarimo fibre bituma za gut microbiome cyangwa se probiotics, twa dubacteri twiza tuba mu mara dufasha igogora kugenda neza, bituma utwo dukoko tugabanyuka cyangwa se dupfa, bikaba byakongera ibyago byo kurwara constipation.
Icya kabiri ni ukwirinda ibiryo nk'ifiriti cyangwa se amavuta menshi, kubera yuko ibi biryo igogora ryabyo riratinda, digestion yabyo iratinda. Uko bitinda mu mara niko amazi agenda abikamurwamo, amazi akagenda abikamurwamo. Uko amazi agenda abikamurwamo niko bisigara bikomeye, bikaba byatera constipation. Ikindi ni ukwirinda ibiribwa bikungahaye ku isukari nyinshi ndetse no kutanywa amazi ahagije, kuko ibi byose byangiza twa dukoko twiza dufasha mu igogora probiotics, bigatuma dupfa cyangwa se tugabanyuka. Ni byiza rero yuko nimba urwaye constipation cyangwa se nimba ushaka kwirinda constipation, ni byiza ko wita cyane ku mirire yawe, kuko imirire ari inkingi ikomeye izadufasha kugira ngo tutarwara constipation ndetse igogora ryacu rigende neza. Kandi nimba ufite ibiro byinshi bitajyanye n'uburebure bwawe, nabyo bishobora kuba impamvu yatuma urwara constipation cyangwa se igogora ryawe, digestion yawe itagenda neza. Nimba ufite ikibazo cya constipation cyangwa se ufite ikibazo cy'ibiro byinshi bishobora kugutera constipation, ni byiza ko watugana tukaguha inama z'imirire myiza ziri personalized, zijyanye nawe n'ubuzima bwawe bwite, kugira ngo ugire ubuzima bwiza buzira umuze kandi wirinde ibyago byo kuzarwara izi ndwara zitandukanye. Murakoze cyane. Nimba hari icyo wungutse cyangwa se ikibazo wagize, watwandikira muri comment ukatubaza, cyangwa se mukatugana aho dukorera kuri Nutrimedi Plus Kimironko hafi ya Simba Supermarket, cyangwa se mukaduhamagara kuri nimero zacu 0788 94 04 74.